kuza byari bigoye cyane kubona ishati nk'ingi ikorewe mu Rwanda. Ishati ku Munyarwanda nga. Iyi shati ni ibanga ariko icyo nakubwira cyo nuko ndakubwiza ukuri. Ndi umuntu uheba. Ndi umuntu uheba ku bijyanye no kwambara. Nkunda kwambara neza. Bicyanwa cyane sobikire. Mana menye mu buryo rero kugira ngo ubwanwa base gutyo zicyo bashiramo. Isosi y'ihene. Ucombe sosi rero warajya kwimumenaho tu. Namenyemo kabisa. Kandi so apane sosi hano hafi. Harya nyibutse. Hano twagiye handi kuri ya ntuza yacu bayita Bernard Breakfast gas. Niho kabisa none warangiza iyo kubisemo nakantuza ka nkunda kukibagirwa rero nyibutse kakayoga kacu tujya tumwe. Ikirimo kunshimisha nukuntu barimo gutera imbere. Filime twari tuzi ko ari abanyakigali bagomba kuzikina. So kubona abantu bo mu majyaruguru barimo gukina filime biraryoshye cyane. First of all no kwitinyuka. Kubera ko tuzi ko abasirimu bose baherereye i Kigali. Kongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV online. Iris Rwanda online radio aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana nabane namwe. Muri studio nakiriye abantu babiri. Ni ibyamamare. Ni mwango ni ibyamamare muri cinema ntago ndaba nibeshye kuko umwe mu muzi muri filime yitwa Ikiro cy'urukundo undi tumuzi muri filime Darkness of Christmas akaba ari numwe mu bantu bari actinga muri filime yitwa Silent Killer n'undi kandi nawe ari mu nzira ya actingamo bivuze ngo ndaza guhera ladies first. Tutangire twivuga. Ni Kamariza Faith. Ndi umukinnyi wa filime. Ndi kumwe n'icyamamare hano. Ndi kumwe n'icyamamare hano. Byanshimishije kumubona. Yes, kanigarukira iburyo ibumoso bwanjye ngire gutya ngamahoro y'Imana bane na James Kapyampa. Umaze iminsi he ko wabuze? Nkuko mubizi nyine naratinye. Narahemutse nkuko mwabibonye muri filime yacu. Narahemutse maze kwicisha Google, maze ko gutuma Google bamushimota ndetse nakoze bibi byinshi byo byatumye mbora. Ariko ubu ngubu nagarutse nari narigiye mu mahanga nyine nkuko mubizi. Baro hano hatazwi. Ndana hatazwi kabisa. Babyita ngo nta mugabo utagira ubwoba ngo kwa ntuze havuze impundu ngo kwa ntabwo bahavuga induru. Bivuze ngo inyamaswa itagira ubwoba yitwa yitwa niki ntabwo tubizi. Numugani w'ikinyarwanda inyamaswa itagira ubwoba ngo yishwe n'umututizi. N'umututizi umugani koko mera ahubwo siko nawuzi kandi nanjye n'ubwa mbere nawumva kandi muri abanyarwanda. Kandi turi abanyarwanda yenda n'abantu bivuye mu mahanga nkangeze bo. James mwambaye neza. Wambwira uyu mukobwa ko yambaye neza ntabyo ubona? Mubwiye kare. Usibye no kwambara neza ariko ni mwiza. Murakoze cyane. Murakoze kumuzana James. Kamari. Aya musore yambaye neza. Yambaye neza cyane. No comment. Nyine hari ukuntu ubona ibintu ugahita ubura icyo uvuga ukabura icyo urenza. Niko byangendekeye. Byakurenze. Byandenze cyane. Arasa neza, arasa nk'uvuye mu mahanga newe. Cyane. Sara kumureba n'amaso y'urukundo. Akina muri filime nkuko yabivuze nyine kandi ndi umufana we. Nyuma y'umufana ndanamukunda. So rero biranshimisha. Nshimira uyu muntu basi. Wenda kabizi ko mu gahanga cyangwa ko ku kaboko. Burya twebwe ku mutima niho dushimira. Ariko nyine nk'umuacteur ntabwo natinya kumushimira. Umuacteur asante. Nabitinya kabisa. Murakoze cyane. Sasa umva umusore mwiza abakobwa bahabukiye muri filime no mu buzima busanzwe. James
uri umukobwa wa mbere muhure mu kiganiro. Ko bimeze niko bimeze kabisa. Wow, ndishimye cyane. Mumbariza akabazo kamwe k'amatsiko. Umukobwa wese yabaza umusore yakunze. So ntago yabasha kugisubiza, namubaza ngo kuki ari mwiza. Nta gisubizo. Kuki uri mwiza? Ndabikesha ababyeyi banjye n'Imana. Wow. Ariko cyane cyane burya ibyo bibikesha papa wawe. Mr. Gogo subize uko baravuga ngo ubundi ubwiza bw'umuntu abuvana kuri nyine. Ubwo buriya papa yarazi gucagura. Yarebye neza. Ntabwo yagiye muri Max. Ariko anyway no muri filime afite mami we mwiza cyane. So rero kabisa no comment. Wamumbariza kandi kabazo. Kataragera ku nzoka. Ufite girlfriend sorry. Yeah. Really? I have a girlfriend, yeah. I have a girlfriend. Koko? Cyangwa urambeshya. Nagushaka kumvuga ijambo. Google arabizi ntabwo njambeshya. Ariko njambeshya Google. Google arabizi ntabwo njambeshya. Yes, baze kubangaragariza ukuntu mwambaye kuva hasi kugeza hejuru. Icyo nzi cyo nuko ari abantu baberewe. Narimo mbibabwira aho ni James Kabyamba. Amazina yawe nyakuri nayahe? Nanjye bwanye si njyewe ubundi amazina yanjye nyakuri ni Twamwemera Murego Patrick Kabyamba. Ariko buriya mbwiza kuri Mr. Google. Njye bara Patrick ntabwo ndikunda. Impamvu ntarikunda ni ngiye. Hari igihe njya ndeba nkabona ukuntu njye buriya bitewe n'imyumvire yanjye ndi Pan-Africanist. Ndi umuntu ukunda ibintu by'iwacu cyane, umuco w'iwacu. Muri urebye ni ishati ni iwacu. Dore hano handitse umurage. Reba hano ni iwacu mu Rwanda. Je ne made in Rwanda mu Rwanda kabisa. Ni wanyu uturutse mu mahanga. Oya. Iwacu ni mu Rwanda. Niyo mpamvu njye nkubwira ngo ntabwo nkunda Patrick. Ni izina ni rinyamahanga. Niyo mpamvu Patrick narisimbuje Kabyamba. Nitwa Mwemera Murego Kabyamba. Ariko ubundi uyu muco w'abakoroni badushizemo mubona waraturutse kugira ngo umunyarwanda bafite izina ry'inyarwanda n'inyamahanga. Njye ku giti cyanjye ko mbyumva burya Google baravuga ngo nta muntu udakunda iby'iwabo. Niyo mpamvu uzajya gusanga usange bari abantu nkunda cyane, abantu bo muri West Africa. Abantu bo muri West Africa barakoronijwe ariko usanga amazina yabo atari mu izina ry'abazungu. Nese witwa Sibomana, sibyo? Witwa Sibomana Patrick. Patrick bisobanuye Nobomana cyangwa se umugabo w'ubutunzi, ufite ubutunzi. None byarangiza Sibomana barigeze ripagani. Nobomana nibyo bageze ibikristo. Urumva? Niyo mpamvu ibintu nk'ibyo nabyumva. Rero impamvu ngiye numva ayo mazina aho yaturutse bagiye batubwira ngo ni abasensi cyangwa se twabita mu Kinyarwanda. Abasenti abatagatifu abatagatifu bagiye batubwira ngo ni amazina y'abatagatifu ngo ba Yohana ngo ni amazina y'abatagatifu. Kandi burya baravuga ngo sinzi nyine kujya kwitirirwa izina ry'undi muntu ko batwitwa Gihanga, Ruganzu, Cyamatare, Rwabusisi ako kantu kabisa. Urumva njye niko mbyumva, sinzi ukuntu Kamariza yaba byumva, ariko njye numva yuko bwari uburyo bwo kutuzanaho umuco w'iwabo kugira ngo wacu bawukandamize, niko mbyumva. Birashoboka buriya nicyo bita ubukoroni, kuko ibyinshi duhora twari duteze amaboko mbere, twagombaga kwemera bakatuyoboza inkoni y'icyuma, ariko biragaragara ko Afrika dutangiye kwigobotora kandi byaratangiye kuza. Byari bigoye cyane kubona ishati nk'ingi ikorewe mu Rwanda. Iyi shati ni ibanga ariko icyo nakubwira cyo nuko ndakubwiza ukuri, ndi umuntu uheba. Ndi umuntu uheba ku bijyanye no kwambara. Nkunda kwambara neza. Cyane cyane. Manamenye mu buryo rero kugira ngo ubwanwa base gutyo icyo bashiramo isosi y'ihene. Ucyo isosi rero urajya kwimumenaho tu. Namenyemo kabisa. Kandi apana isosi hano hafi. Harya nyibutse. Hano twagiye
handi kuri ya ntuza yacu bahita Bernard Breakfast gas niho kabisa none warangiza iyo kubisemo n'akantuza ka nkunda kukibagirwa rero nyibutse kakayoga kacu tujya umubasha iyo kubisamo umubasha rero ubundi dore ubwanwa bwawe uzi ngo buza kubera iki ubwanwa bwawe kurinda inyota ni umubasha buriya kandi ngaba bafite bahorana icyaka reka umubasha ukora umuti umubasha ubundi impamvu zo n'ubwanwa bwawe busayidira ubwawe. Yes, ibanga nta rindi kubona Kamariza na James basa neza nuko baryama neza bakarara neza. Ukeneye kuryama ahantu heza dusange kuri Grace Bed and Breakfast haherereye mu Kizungu ku muhanda w'amapave uturutse mu mujyi ni ibirometero bitageze kuri 2 cyangwa 3 ukaryama neza. Bafite apartment hasi no hejuru, bafite aho kwakira imiryango itandukanye, ufite n'abana rwose barakwitaho urye neza ubeho neza. Kamari umwe mu bantu bakina filme uyu munsi wanonohuye na James nawe ni umukinnyi wa filme ndetse navuga ngo abantu benshi bakunze mu buryo bumwe kandi twavuga mu buryo bundi kandi yari filme ya mbere yarakinyemo. Nawe ntabwo navango na amafilme menshi wakitinze muri filme ya mbere navango wari umaze kugaragaramo kandi bigaragara ko abafana babakiriye neza. Uyu munsi wa none ubona ute sinema nyarwanda urwego imaze kugeraho by'umwihariko mu ntara y'Amajyaruguru? Ikirimo kunshimisha ni ukuntu barimo gutera imbere. Filime twari tuzi ko ari abanyakigali bagomba kuzikina. Kubona abantu bo mu Majyaruguru barimo gukina filime biraryoshye cyane. First of all no kwitinyuka. Kubera ko tuzi ko abasirimu bose baherereye i Kigali. Nugerageje kwiga ubusirimu ajya i Kigali. Ariko ibingibi bikwereka ko Musanze maze gukura abantu bamaze kwitinyuka. Mbona ari ibintu byiza cyane kandi irimo kujya hejuru cyane. James urumwe mu bantu batangiranye na filime Ikiro cy'urukundo kwa kuri episode ya 2 niba atari ya 3. Uyu munsi wa none hari abantu batangira projet nyuma yo kwezi kumwe igaferinga ntikomeze, ariko Ikiro cy'urukundo ari kubura kwezi kumwe ngo yuzuze umwaka itangiye gukinirwa kuri ubutaka bw'akarere ka Musanze. Ubona ari irihe banga mwakoresheje riruta uko abandi bategura projet nyuma yo kwezi kumwe igaferinga igahagarara? First of all ndebundi nyine ni ibintu nkunda kwicara ngatekerezaho ngakoresha ubwonko bwanjye nashimira mu mutima wanjye. Njye n'ubundi ndi umuntu ushima kandi sindi n'umuntu w'indyarya. Njye ndi umuntu ubwiza umuntu verite kabisa ukabifata uko bishaka ariko nakubwiye. Ariko ntabwo ari uko kunkoresha ikiganiro sinuko ari wo boss wanjye, ariko icyo ngushima ni uko uri umuntu w'umugabo niwe watumye abanyamusanze bitinyura cyane cyane abantu benshi. Kuko ndakeka filime yawe niwe ya mbere, iyi filime yacu dukina Ikiro cy'urukundo niwe ya mbere hano muri Musanze. Kandi ndenda gushimira cyane wabaye umuntu w'umugabo kabisa byibuze wabashe kugaragaza yuko hari icyo wabikoze kuko bikuza ntabwo wabikoze kuko ushaka inyungu. Niyo mpamvu ngushimira ko warabikoze. Ikindi ku kibazo warumvaje ngarutse gato kuko nabyo nagomba gushima n'umwanya nari mbonye, ni ibintu natekerejeho cyane kuko mbona ko ari ibintu by'agaciro. Ku kibazo warumbajije filime yacu warumbajije ngo igiye kumara umwaka. Yego. Ibanga twakoresheje nta rindi. Burya aravuga ngo ubumwe. Inkoni imwe kwivuna biroroshye ariko inkoni zifatanye kuzivuna biragoye sibyo? Ni wavana imwe n'ebyiri kuzivuna ntabwo byoroshye sibyo? Kandi burya ngo iyo ufite icyo ushaka ari cyo ugomba kwigoma. Twashakaga kuba hari aho twagera muri sinema, ariko twashakaga no kuba twagaragariza abanyakigali ko Musanze bakeka yuko nyanumva nk'abanyakigali nziranye nabo ngo ibukiga kandi inahani Burera ntago ari ibukiga. Ibukiga ni muri za Byumba. Inahani Burera bajya batubaza tubi Burera kandi turi proud yo kuba tubi Burera kandi aho turi proud. Rero niyo mpamvu natwe tugomba gukora cyane ibanga nta rindi nuko twavugaga tubacu tugomba kwahesha ishema tukanakorera hamwe ndetse nawe Mr. Google nawe ukitanga kuko utagumya kwitanga no kugira umutima ukomeye wo kuguma kudusukuma ntabwo twari kuba tugezeho twageze. Niko mbyumva. Ni ibintu byo gushimira
byo gushimira abakunzi batubaye hafi, tugashimira abakinyi by'umwihariko uyu munsi wa none mbibabwire ibihe bigenze neza mu kwa 9 mwumve ko nta bundi bushobozi dufite wenda nta yandi mafaranga yinjira muri sinema kuko sinema n'uruganda rugari cyane rusaba ubwitange, rusaba amafaranga, rusaba gushora, kandi twe tuvuga gutya nta bushobozi bwa dufite bwo gushora uretse gushora mu mutwe, gushora igitekerezo, ubundi tukagenda twiyaranja mu location atandukanye. Niyo mpamvu nafata umwanya ngashimira urugano Virunga Paris bahereye mu Kizungu, ngashimira Glass Bed and Breakfast, ngashimira Lipia Restaurant, ngashimira Susa Garden, ngashimira abafatanyabikorwa batandukanye bagiye batuba hafi mu buryo bumwe n'ubundi. Uyu munsi wa none twaturi kwitegura anniversary y'umwaka umwe. Mu by'ukuri hari abo tweretse ko bishoboka mu gihe umuntu yaba afite kapitali, kuko muzabona amasura menshi yatangiye filime, bamwe bari abanyeshuri, abandi ariko tukirangiza tukira abashomeri, nta kazi dufite ko kwa twabona amafaranga ngo tube twakora investment, kuko filime ni ikintu gihenze. Kamari, uyu munsi wa none hari casting iherutse kubera mu karere ka Musanze, ni filime ishobora kuzaba iri trendinga cyane. Nabonyemo abagabo witwa Ndimbati, mbona mo Ketchup, mbonamo witwa Jadofisi kuri RC Musanze, mbonamo n'abandi bantu nka babiri ntari kwibuka neza amazina yabo. Inyimisi Nyabitanga Nicole yanakinye muri Silent Killer. Ubona mu myaka nk'ibiri iri imbere uruganda rwa sinema mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Musanze ugiranije kurebera muri future, urabona ruzaba ruhagaze rute? First of all, kambanze nshimire Mr. Google. Mr. Google nyeka ko ari we watangije igikorwa cya sinema muri Musanze. So uro gushimirwa pe, kubera ko watumye abantu benshi bitinyuka. Nyeka ko n'abarimo kubikora n'urugero rwiza waberetse ko bishoboka. Buriya rero isoko riryohiye ufite uwo muhanganye nibwo biryoha cyane. Ubu rero nibwo bigiye kuryoha, uruganda ruraguka. Yes. Ubu nibwo bigiye kuryoha, nibwo bigiye gusa neza, kubera ko mwatangiye ari mwe mwenyine, wubaka uruganda rwawe rurakomera, ndetse umwaka ugiye kurangira, ariko ubu noneho gufite abuhanganye nabo. Ubu nibwo mugiye gukora mutikoresheje, kubera ko iyo ufite boutique undi aza kurushaho, nawe rero ushyiramo ibituma abakiriya baguma kwinjira. Nyeka ko ari bwo mugiye gukora cyane kandi neza. Muri urwo rwego rero icyo warumbajije, nimukora cyane kandi neza, Musanze izaba iri imbere cyane. Nyeka ko bazajya banamanuka kuza kubabwira mukabashira muri filime zanyu. Abanyakigali bose muzabamanura amaherezo. Deja byaratangiye sa gunavango no kwishyira hejuru cyase kwitaka, ariko nzi ko hari abantu benshi b'i Kigali baba bumva bakactinga muri filime zaktingiwe mu ntara, cyane ko benshi b'i Kigali baba bifuza kugira mu ntara, bafite audience y'i Kigali wenda keneye na audience yo mu ntara. Navuga ko ni ibintu byiza ko na Rwanda Top News ni company navango twatanye nta mushoramari. Uyu munsi wa none habonetse umushoramari muri sinema nyarwanda. Bivuze ngo wa mukinyi kuba yava gukina muri Iris Rwanda, akajya gukina muri Rwanda Top News, akajya gukina ku Kirenga TV, akajya gukina muri X Empire, akajya gukina muri Komeza Media TV, agakina mu Iloma TV studio. Nukuvuga ngo n'uburyo bwo kwagura uruganda. Bivuze ngo uko twabonaga Papa Savakina muri filme imwe akajya mu yindi akajya mu yindi, si yabari intambwe nziza Musanze igiye gutera yo kubona umuntu akina mu kiro cy'urukundo agakina mu yindi agakina mu yindi, umukinya akaba yabonaho n'amavuta yo kwisiga n'isabune? Ndumva cyane kabisa, ndumva ariko bimeze, kuko uko ugenda ukina muri filime wongera umubare w'amafilime ukina, cyane ko ugenda ukurura abakunzi bawe. Kandi uko burya filime, story y'ifilime ishobora kuba wenda ngewe nyireba ikanyibutsa byinshi bigatuma ntakomeza kuyireba. Story y'ira filime nayireba ikabinyubaka ikanyibageza bya bindi nanyuzemo. None na wa wundi uri hariya story ya filime imbabaza akaba ariyo story imushimisha. Ubwo urumva ko abantu bose ubisangamo ni yaba uriya. Ubwo ni ukuvuga ngo imitima y'abafana ugenda uyikururira mu ngeri zose. Ngero ndumva nkuko Kamariza arabivuze neza ati no competition igiye kuryoha hano muri Musanze. Burya wowe wari monopolistic,
wakoraga uri umwe ubu rero noneho Google hari ukuntu wakoraga warabatinyuye niyo mpamvu nawe ugomba kongeramo imbaraga noneho ugomba kuguma muri sogokuru wawe cyo bita gihanga bakabona yuko kabisa uracyari above them noneho niyo mpamvu nkubwira ngo ngewe ku giti cyane nemeranya neza na Kamurize yuko ari byiza cyane kuko mu majyaruguru harakomeza kuza ntuza movie projects niko na movie projects zo za hano n'umujyi wagukanye niko ziragenda zigira ziyongera wa mugani yarakutubwira ngo abantu bazajya bava Kigali baze gukina inama mu ntara birashoboka cyane birashoboka kuko rega kuba Kigali ntabwo ari byo bivuze ngo niko gukora filime nziza naho mu ntara tuzababona i Kigali naho mu ntara bazabona i Kigali kuko niyo mpamvu ujya gusanga wenda reka nguhe nk'urugero naho ujya gusanga wenda filime yateguwe na Hollywood bagiye kuzana umuntu wo mu Buhinde ngo aze gukinamo ugasanga filime yateguwe na Bollywood bagiye kuzana umuntu wo muri Amerika uzi ko arizo bagiye bashiramo barambo bantuza ba Batista ukabona ko ni ibintu we abashaka kugira kuko Batista umufana wa Batista nareba ya filime y'Abahinde niyumva ko Batista yakinnye muri filime z'Abahinde agomba kumureba kuko amufana niyo mpamvu nimba umuntu afana James cyangwa akaba afana Kamurize cyangwa afana Cece cyangwa afana Google niyumva ngo Google hari indi filime yabonetsemo ni ngombwa uko ayireba rero ngende ndumva yuko nabyo bizagenda byagura uruganda rwa sinema mu majyaruguru binagure n'uburyo filime zirebwamo bitewe n'abafana hari filime mperutse kubona yakiniwe ku butaka bw'u Rwanda muri Congo Afrika y'Epfo no muri France ni filime yitwa The Widow sinzi niba hari wayibonyeho ivuga ku mupfakazi nimwe mu mafilime meza ateguye ku buryo bwo hejuru cyane mubona habura iki kugira ngo mu Rwanda noneho hajya guhuza imbaraga n'abakinnyi mu ruganda rwa sinema hategurwa ya filime ihuriwemo n'abantu batandukanye bagaragaza ishusho nyayo y'igihugu cyose filime yakiniwe mu ntara zose no mu turere twose kuko ni filime yakiniwe mu Rwanda ikinirwa muri Congo ikinirwa no muri Afrika y'Epfo no mu Faransa kandi uyireba ubona biryoshye kuyireba mubona mu Rwanda hasabwa iki ni iki twasaba bano bantu batubanjirije muri sinema kugira ngo natwe hategurwe filime tubango ni filime yashowemo imbaraga nyinshi ubushobozi bwinshi igiye kugaragaza location zose z'igihugu ikagaragaza imico itandukanye ngewe ku giti cyane ntacyo nasaba abantu batubanjirije muri sinema kuko icyo namaze kubona cyo bundi mu Rwanda muri sinema yacu harimo ikintu cyo kutagira ntabwo ndi kuvuga kuko ntabwo maze igihe kinini kubarusha ariko nta nubwo njye napfundikira igihari ariko mu Rwanda harimo ikintu cyo bita ntabwo bakunda gushora n'abagezeyo bakora kugira ngo n'abagezeyo ntabwo bashaka gukora ibintu biri international burya uzareba abantu bo muri Nollywood bo muri Nigeria bageze ku rwego rurenze rushimishije nimba umuntu afata filime agategura filime ihagaze billion imwe y'amanyarwanda atari na filime irenze ugasanga umuntu yateguye filime ya billion 5 z'amanyarwanda kuko no muri Amerika hariho filime ziba ziri ku rwego rwa miliyoni 5 z'amadolari ko billion imwe y'amanyarwanda ni miliyoni 5 z'amadolari ubwo urumva ko umuntu aba yashoye rero icyo nakubwira Mr Google nta kindi bisaba abashoramari mu Rwanda nabo ntago bakunda ibintu bya entertainment bagomba gushora ari ubushize meruka kubona hariho amasezerano ibintu bya sinema byagiranye na RDB wenda hari icyo leta igiye gufasha sinema nyarwanda ariko ngiye cyo nabwira leta sinema ni ikintu cyiza byatari kandi giteza bene igihugu imbere giteza cyaha abantu benshi akazi mu buryo buhe umufigira ugomba kumwishyura nimba umwishyuye umunsi agomba ararara ariye yariye umuntu uza umuntu wakinnye uramwishyura iyo umwishyura aratunga umuryango rero njye ku giti cyanjye numva yuko sinema abashoramari ntibashore leta nayo igira icyo yadufasha kuko njye mvuze na hano mu karere ka Musanze ushobora no gusanga nta n'umuyobozi uzi iyi filime ni imwe wamubaza se filime yo mu Rwanda uzi niyo akakubwira nayo ariko wamubaza izo kuri za telenovela arazireba izahehe urumva yuko nabyo buriya n'ikindi Mr Google kugira ngo izo filime zacu zigere kuri iyo level hari filime nabonye y'abanyarwanda yitwa In Duty
Induti ni filime nziza cyane Mr. Gogo uze kwireba filime ni action movie ariko njye nako nayibonye ntabwo byaranejeje kuba narabonye abanyarwanda nk'abari barigomwe bakavuga ati dukore byibuze mu bigaragara fresh harimo uriya mama ukina muri Seburikoko harimo ariko ni filime nziza byatari action movie nziza kabisa narishimye niyo navuze ngo byibuze ugiye ushora kuko no mu Rwanda ibintu biri cheap gushora ntabwo bivuze ngo urashora akayabo ariko at least iyo ushoye ubasha kuba no kugira ugera ni step by step wakoze ikintu gifite ubuziranenge si byose uko ushoye ugenda utera step ntabwo mvuze ngo ushora amamiliyari byibuze banza ushora aho ngayo ubanza urebe ko ari step biratera hararagera ndenda kubwiza ukuri ikiro cy'urukundo ni filime ifite story nziza ariko ifite ubushobozi buke ubushobozi ni buke kandi none weho uri kwibeshya yuko ntacyo iyo filime imaze ariko nde ntabwo natinya no kubabwira abantu buriya niyo mpamvu uzareba abahinde batera imbere nimba nacuruza ni radiyo imwe cyangwa amatoroshi arabyamamaza byonyine arabwira Mr. Gogo ati nimba muri gukina filime uhanyure uzugura itoroshi singiye kuvuga ngo araguhanga ariko yaguha yose ari cyo contributinga muri cinema ni muri ya filime bari gukina ariko byibuze no kuba umugaragaje byo babibonye inzira wanyuze muhaza abakiriya azavuga ati uziko ya duka riri hafi iwacu najyaga njya kugurira hirya azajya haza rero ndavuga ngiye cyo navuga nuko abantu bashore leta nayo tubabarire isupporting cinema kuko Musanze nk'akarere kari gutera imbere gutya ngomba no gutera imbere muri entertainment Musanze ngiye numva yuko wenda hari kubera nabonye uri hard working nkuko wazanye cinema kantegereza wenda na TV uzayizana Musanze yakwiye kuba bafite televiziyo muri Musanze Image Radio bari bafite muri gahunda wenda buri abiri hafi gusa kimwe kiriho uko leta ifasha umupira w'amaguru igafasha amagare igafasha abahanzi tukumva babategura ibitaramo bitandukanye bakabategura ama-award atandukanye barebe no ku buzima bw'abafikinnyi ba filime cyane rwose barebe ko bakibuke barebe muri sinema nyarwanda Kamari wowe ubwawe nk'umuntu ureba filime y'abanyarwanda n'izo hanze y'u Rwanda ubona muri sinema nyarwanda ese koko harimo gushyira hamwe cyangwa buri wese ari gukora ashaka kugira ngo yubake izina kuri YouTube adashaka gukora ibintu biri international kugira ngo bibe byakwambuka umupaka cyambere muri sinema ndabona ari ugukora YouTube ni ugukora gahezo ntago bashaka gushyira hamwe ngo ibintu byabo bigere kure ahubwo icyo turebaho nashinze YouTube natangiye gucishaho akantu kanyishyuye ndaryayo ndyama heza nambare neza birangirira aho ngaho ariyo mpamvu numva dushyize hamwe cyangwa se abateguye gukora amafilms bashize hamwe havamo ikintu gikomeye cyane mudatinya ko mwazana n'abanyamahanga kubakinisha niwe bitewe nuko mwashize hamwe noneho ikindi nasaba abantu bakina amafilme cyangwa se ba boss babo abantu bategura gukinisha amafilme usanga kenshi dukurukiye inyungu y'ako kanya ntabwo twebwe tureba ibizaza oya YouTube turabizi ko yishyura agashyiraho akantu yabona bigenda neza agakomeza ejo akanabiparika kubera ko amaze gukuramo imodoka yenda inzu akabireka hari benshi twabonye bakina babiretse hari abazamuka abona bamaze gukira aho bagera akabireka nyeka ko atari igitekerezo cyiza wenda twavuga ko indoto zo kwagura sinema nyarwanda kuri ba bantu bamaze kugira amafaranga nge mbona hari ahantu biba bitagenda neza niba umuntu ashaka gushora miliyoni 500 muri mwe mu mafilime ashaka kunyura kuri televiziyo runaka
ntari buze kuvuga televiziyo runaka mu zina ryayo, 500,000 ni amafaranga ashobora gutegura season 2 cyangwa 3 za filime imwe iri ku rwego mpuzamahanga, ikaba yagaragaza irindi shusho ikomeye ya sinema nyarwanda. Babakinyi bacu dufite bakaba bagaragara mu yandi mafilime ari international, ariko kuri iki gihe cya none dufata za 500,000 n'ubundi ugasanga tuzishoye ku YouTube cyane niho dushaka gucururiza. Ese ubwo dufite isoko? Nta soko naryo. Numva nta soko naryo. Mr. Google twika n'agahezo. Si byose no gutwika n'agahezo. Mr. Google bivuze neza. 500,000 ni amafaranga menshi. Yes. Ni amafaranga menshi washora muri sinema warangiza ukagaragaza umusaruro ufatika. Okay. Ndereka nkwereke ntabwo hari nakubwira yuko hano mu Rwanda ntabwo mu Rwanda ari abakene. Ntabwo ari abakene, ariko abanyarwanda tugira ikibazo kimwe twese kandi muri rusange. Dutinya risk. Yeah. Dutinya risk kandi burya iki kugira uzabeho neza. Iyo ufashe risk biri mu bintu bigira bituma bikuremera inzira yo kubaho neza. Uko ufata risk niko umenya uburyo ritwara muri iyo risk. Utinya no gushora kubera risk umva urimo gutinya. Ntago washora kubera kuvuga uti ndayashora arashya, ndayashora bariya barayangiza. Risk iragukumira no gutigirira ukora. No gutigirira icyizere. Urumva? Rero ntabwo byari igihe nk'umunyarwanda ujya kubwira ngo twebwe se ngo n'ikinyarwanda cyacu ngo twagerayo. Imagine. Ntabwo nimba ari ikintu cya mbere wenda hari ntugire ngo nukugira nje nuko nkundi wacu cyane, ariko nje no mpamvu nkunda kugaruka ku bintu umuco bura ni ikintu cyatari. Nje ndi gukunda kugaruka ku Bahinde. Abahinde urabazi bakina mu muco wabo. None abanyarwanda hari uburyo bafeka filime zacu kandi yareba ya Beyonce ugasanga turareba izo hanze. None se z'Abahinde ntibakina filime ziba zisobanuwe, dukine natwe badusobanure. Sibyo. Abahinde ntibakina filime